dushimye Imana uyu munsi kubera ko Imana ikiduhagaritse. Inshuti zacu aho muherereye hirya no hino mudukurikirana kuri Iracyakora Official TV, turabamukije mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amahoro y'Imana abane namwe kandi Uwiteka akomeze kubagirira neza. Tuboneyeho no gukomeza abafite intege nkeya, bari mu bibazo, abarwayi, abafite intambara z'ubuzima zitandukanye, tubakomeza tubabwira ngo umwami aracyakora, umwami aracyari ku ngoma. Namwe ni ukuri turasenga Imana cyane kugira ngo abatabara bagirire neza ejo cyangwa ejo bundi, mpamya ko muzaba mushima. Rero mukomere, uyu munsi tugize amahirwe yo kuba turi kumwe n'umutumirwa wacu. Araje aratwibwira ndetse muramubona imbere ya kamera, aratwibwira amazina. Njyewe uri buyobore ikiganiro uyu munsi nitwa Pastor Ejide. Yesu aduhana umugisha. Karibu umutumirwa wacu, tangira utwibwira. Murakoze cyane, nitwa Uwitonze Fontaine. Yego. Ndi umumama w'abana 6 n'umutwaro umwe. Yego. Ndi umumama wamenye Imana kugeza uyu munsi. Amen. Nkuko utangiye bivuga, nje gutanga ubuhamya. Amen. Ubuhamya bwa mbere yuko nkizwa na nyuma maze gukizwa. Urakoze cyane Fontaine. Dushimye Imana yuko watubwiye ko ubuhamya wumva watanga ndetse bukagira benshi bufasha, kubera ko Imana hari ibyo yagukoreye mbere yuko ukizwa na nyuma yuko ukizwa. Rero reka tuguhe umwanya, ariko unkundire banze usenge Imana kugira ngo Imana ituyobore muri byose, kandi n'abazadukurikira n'abadukurikirana aho bari hose Imana ibashe kubagirira neza. Karibu rero dusenge Imana. Urakoze cyane, katwubahe Imana dusenge. Data mwiza, gitare cy'amahanga, twongeye kugushimira uyu mwanya wongeye kutwemerera ko tuvuga izina ryawe. Reka izina ryawe rihabwe icyubahiro ku bakuzi n'abatarakumenya. Kuko hose ujya uhaba nk'Imana, ujya witamurura abantu bakakubona, kabone nubwo tutabiha agaciro, ariko ubu hari nk'Imana. Turagushimira rero abanyaguhora ku ngoma, tuguhaye ikaze na karibu. Turakwemeye ngo udushyigikire, turakwemeye ngo ubane natwe mu byo turi buvugire hano, mu buhamya ngiye gutambutsa. Nyemerera ubwo abazabwumva bose, mwami bizabagirira akamaro nk'uko nanjye bwamfashije muri uru rugendo ndimo. Warahabaye nk'Imana, uritamurura, uranyiyereka. Niyo mpamvu nanjye nje kuvuga imirimo n'ibitangaza wankoreye. Mwami habwa icyubahiro, komeza ubane natwe. Urakoze kuko ubikoze, urakoze kuko ubyumvishe, mu izina ryawe Yesu, amen. Urakoze cyane kudufasha gusenga. Reka rero unkundire utangire ubuhamya bwawe. Karibu. Yego, murakoze. Natangiye mbabwira ngo ndavuga mbere yuko nkizwa na nyuma yuko nkizwa. Yego. Njyewe mbere yuko nkizwa ntago nari umupagani. Yego. Abantu babyumve neza. Ntago nari umupagani, ahubwo nari ntarakira Yesu n'umwami nk'umukiza wanjye. Yego. Narasengaga n'ubundi, ariko nasengeraga kwa padiri. Yego. Nasengeraga kwa padiri mu Kristo Gatolika, ariho nsengera. Rero nk'uko natangiye mbivuga, mfite abana 6, ariko ndavuga ko umwana wanjye wa kabiri. Umwana wanjye wa kabiri ni umuhungu. Imana yangiriye neza, mbyara abahungu, mfite abahungu 3, nkagira abakobwa 3. Ibyo nabyo mbishimamo Imana. Ariko icyo nje kuvuga muri kano kanya, ndahera mu gusaba. Impamvu mvuga mu gusaba ni iyi ngiyi. Njyewe nkimara kubyara umwana wa mbere, ntarabyara umwana wa kabiri, natangiye kwifuza kubyara umwana wa kabiri. Narabyaye umwana wa mbere, ariko nza kugera ahantu nari njyanye umwana kwa muganga, nkabona umumama. Umumama yari afite umwana mwiza, ureba nyine ukabona ko ari umwana mwiza. Uwo mwana ndamwifuza. Ndavuga ngo Mana, uzampa umwana umeze nk'uyu mwana, utagize ikintu na kimwe ukuraho. Ese ubwo umwana yari ameze ate? Yari umwana mwiza w'umuhungu,
cy'inzobe gifite ibisatsi by'ibirende. Hari igihe ubona umwana ukumva umwana uramwishimiye, kumva nawe umutunze byaba ari ishema kuri wowe. Yego ndamusaba bwira Imana ngo uzampe umwana nk'uyu mwana nta kintu na kimwe ukuyeho. Uwo mwana uko namusabye Imana iramumpa, imumpa uko namusabye, ndamubona ndamwishimira. Nyine naje gutwita, nyuma maze gutwita njya kwa muganga, baza kumbwira ko ntwita umuhungu. Ndavuga nti Imana ashimwa ko ibyo nagusabye utangiye ubimpaye. Nagusabaga umwana w'umuhungu, mva nari mfite umwana w'umukobwa, saba umwana w'umuhungu. Imana iramumpa, numva nshimye Imana. Igihe cyo kubyara kiragera, mbyara neza. Maze kubyara neza umwana nyine turataha. Umwana ndamureze ukwezi kwa mbere, kwa kabiri, kwa gatatu, dutangiye ukwezi kwa kane umwana ararwara. Tangira kurwara inkorora. Byatangiye ari inkorora, nabonaga ari inkorora. Umwana ndavuza ariko inkorora ntikibi. Nkasubira kwa muganga nkafata imiti, umwana bikanga. Biba ngombwa yuko noneho kwa muganga bavuga ati rero, kuko navuzaga kuri centre de santé, arambwira ati noneho uyu mwana reka tuguhe transfer umujyane ku bitaro bikuru. Umwana ndamujyana, natangiye kumujyana ku bitaro bikuru afite amezi 7. Ndamujyana bamuha imiti bwa mbere, imiti ndayimuha, ndasubira mu rugo ariko biranga, ndongera nsubirayo nabwo biranga. Biba ngombwa ko noneho njya guhura na dogiteri mukuru, igihe navuzaga Kibagabaga. Nagiye nkigera kwa muganga, umwana ariko noneho icyo gihe nagezeyo yatangiye gufungana mu gituza. Bamushyira ku mwuka, bongerera umwuka wari wabaye muke, badushyira mu bitaro Mbeguko. Nuko natangiye ubuzima bwo kugira gute, bwo kuvuza umwana. Noneho mbona ko ari ibintu bikomeye. Kwa muganga burya hari igihe bajya batinda kukubwira indwara umwana wawe warwaye. Byabaye ngombwa yuko umwana rero nagiye kumucisha mu cyuma. Ngiye kumucisha mu cyuma barambwira ngo umwana arwaye indwara bita bronchite. Muganga ampa inama yuko ngomba gufata umwana, nuko ngomba kumufubika. Umwana ndavuza umwana yuzuza umwaka, yankorora yaranze, ariko rero igenda irushaho kwiyongera. Urumva rero yaranje guhinduka bronchite, ariko burwaye noneho ndimo ndavuza. Biba ngombwa yuko noneho mbona yuko no aho kwa muganga ari bibananiye, biba ngombwa ko mpindura ibitaro. Mujyana hano ku Bashinwa, hari ibitaro by'Abashinwa biba hano i Kabuga. Nibwo byari bicyaduka. Umwana mujyanayo, naho ndavuza mva biranga. Urumva ibibazo niho bitangira kuba ibibazo. Urumva twatugeze aratangiye umwaka wa kabiri, atangiye kugira afite imyaka 2. Umwana biranga, ndavuza umwana. Uyu munsi nkava kwa muganga, umusibo undi munsi nkaba nagezeyo, nkongera nkasubirayo. Umwana yarahweraga, ariko mu guhera kwe umwana we ntiyajyaga nata ibiro, ahubwo we yiyongeraga ibiro. Rero n'abaganga bikabacanga, ese uyu mwana nubwo ahora arembye, nubwo ahora hasi, ariko ibiro bye biriyongera, nabwo bikaba ikibazo. Umwana ndavuza biranga, biba ngombwa ko noneho mpindura ibitaro. Noneho njya kwa Nyirinkwaya njya kuvuza. Mba kwa Nyirinkwaya haba iwanjye, niko navuze, kuko nashoboraga kuva kwa muganga wenda nka saa 8, saa 4 z'ijoro nkaba nongeye nagiye. Abaturanyi abo twari duturanye bahoraga bavuga ngo mbese uragiye? Nari narabaye ndagiye. Yego. Ariko muri urwo rugendo rwose utangira abantu bakuriho, utangira imiryango ikuriho, ariko uko bigenda iminsi ishira niko n'imiryango igenda icika intege. Uburwayi uko urwaza utangira ufite abantu bakugemurira mu gitondo, saa 6 na nimugoroba, ariko uko iminsi igenda ishira abantu bagenda bacika intege. Ariko Imana yo muba muri kumwe. Impamvu mvuga ko Imana muba muri kumwe ni iyi ngiyi, aho abantu bakuvuyeho,
aho inshuti zakuvuyeho ni ukuri Imana yo muba muri kumwe. Imana aho nabaga ndi n'ubundi najya kubona nkabona abantu baraje barangemuriye, najya kumva nkumva umuntu uteruka no kuvugana akanyohereza amafaranga ati umushaka ibyo kurya, aho kwa muganga simbonye ko mugera hari gushaka ibyo urya. Imana ikangaburira muri ubwo buryo. Umwana tubaye muri ubwo buzima bigera aho ngaho, noneho umwana bakajya mujyana muri kine, mu gitondo muri kine, saa sita muri kine, nimugoroba muri kine, bakajya kumukoroza. Umwana nabwo akahazaharira, umwana akaremba, rero ntafite n'uwo nabwira ngo nsigariraho, ari njye uhora wicaye kuri wa mwana. Nshuti zanjye muri kunyumva, nari mfite ibiro 65 ngitangira ntararwaza umwana, ariko uko nari nagendaga ndwaza uwo mwana ibiro byagendaga bigabanuka. Narwaje umwana ngeraho ngira ibiro 30. Buri wese akagibaza ngo ese warwaye iki, ese byagenze biti? Ariko nari mfite umuhangayiko uwo mwana nari ndwaje, nibaza ngo bizagenda biti, nibaza ngo bizagera hehe. Muri uko kurwaza uwo mwana rero, buriya Satani nawe ajya twongorera, niko nabivuga, aratwongorera. Ati sa kongorera ate, akubwira ate, wabimenya uti? Yego tubwira. Satani yajyaga nyongorera akambwira ngo isengesho ribwira Imana ngo uyu mwana napfe. Ndetse nkanarisenga ngo Mana babarira umfashe uyu mwana apfe ave, kuko noneho ndabona byanze. Iryo wararisenga? Narabisengaga. Imana ikubabarire. Imana imbabarire cyane. Narabisengaga ngo yabaye nabonaga yapfaga. Twaba turyamye mu bitaro bati ntabona umuntu apfushije umwana ngo iyo haba hapfuye uwanjye nibura ngataha. Warubabaye. Nari mbabaye cyane, ariko yambwira Imana ngo Mana ujye umbabarira kuko hari ahantu narirwaniriraga kandi Imana twari turi kumwe. Yego. Nabaye mu bitaro rero igihe kinini, naho nageze aho numva ngize turoma. Nagize turoma kuko mama uvuga ko nari mfite turoma muri icyo gihe. Nashoboraga kwirirwa umunsi wose n'ibyo kurya bihari, simbona umwanya wo kurya. Ndi gutekereza umwana, ndi gutekereza ubuzima, simbona umwanya wo kuba nanakwiyitaho njyewe ubwanjye. Sinawubonaga, n'uwangemuriraga sinabonaga imbaraga zo kubirya. Nahoraga ntekereje ngo bizagenda gute, nkahora mvuga ngo Mana yabaye yapfaga. Njye nageze aho nkatekereza uburyo umwana wanjye aramutse apfuye, uko namuheka, uko namutwikira, uko natega imodoka cyangwa natega moto ndimo gusubira mu rugo. Ibyo bijya mu mutwe, bijya mu bwonko, byisetingamo. Ariko Imana iramwimana. Ibyo nayisabaga irabinyima. Njye nasabaga ko umwana yapfa akavaho, kandi yari umwana nari narasabye Imana. Ibyo ndabyirengagiza, sinabiha umwanya, nkasaba ko Imana yakongera ikamwisubiza akava mu buzima bwanjye. Nabaye aho ngaho rero mu bitaro, cyokora Imana ni nziza. Ibyo natangiye mvuga ko Imana ari nziza, uko nageraga kwa muganga nabonaga inshuti z'abaganga. Abaganga nababonaga bakambera inshuti, umuganga agataha, najya kubona nimugoroba nkabona arangemuriye, kuko nari nabaye nk'umukozi wo kwa muganga. Impamvu mvuga ko nari nabaye nk'umukozi wo kwa muganga, nari nzi gucomeka urushinge, nari nzi kubyicomokoreramo, nari nzi kuzimya za bomboni, nari nzi no kubyatsa, bitewe n'igihe nari imazemo. Abaganga rero tukaba inshuti. Ndashimira muganga Emi wakoraga Kibagabaga, sinzi nimba agikorayo, ariko ndamushimira. Imana namuboneho umugisha, Imana imumpera umugisha, nongeye kubisubiramo. Imana imumpera umugisha kuko yambereye umuganga mwiza, yambereye umuganga wampuje n'umuganga wabashije kwita ku mwana wanjye kugera aho yakiriye. Yego, Imana imuha umugisha, ni ukuri yarakoze. Uwo Emi ni waguhuje n'umuganga uzakuvurira umwana? Yego, uwo muganga
Emi yampuje n'umuganga w'umukongomani bitaga Awazi wakoraga kwa Nyirinkwaya. Uwo muganga niwe wamwitagaho kabone nubwo yabaga we ari no muri konji naramuhamagaraga uwo Awazi nkamuhamagara nawe Imana imumugisha naramuhamagaraga nkamubwira ati ndagarutse yego akavuga ati simari ariko genda muganga runaka ariyo ndamubwira imiti akwandikira ni ukuri akagenda nkamureba bakavugana hanyuma imiti bakayimpa umwana tukongera tugataha cyangwa se niba tujya no mu bitaro tukajya mu bitaro yego aho rero ni nyuma yuko nkizwa yego aho ni mbere cyane ni mbere ntarakizwa yego imbere ntarakizwa nuko nabanye n'Imana yego nyuma rero y'ubwo burwayi bwose naje kubyara umwana wanjye wa gatanu umwana wanjye wa gatanu nabwo nari ntarakizwa yego nari ntarakizwa ndatwita ndabyara yego maze kubyara rero naje guhura n'uburwayi ngewe ubwanjye yego ndarwara najyaga mfatwa n'uburwayi najyaga nkumva ibintu bimeze nk'umuyaga yego biraje bigakubita mu bitugu byanjye byamara gukubita mu bitugu byanjye yego nkahita mera nk'umuntu urwaye malariya ngatengurwa igitengo kikanyica nkatengurwa uko ndimo gutengurwa noneho nkava yego niba bimaze amasaha 2 niba bimaze amasaha 3 icyo gitengo kindiho nkanava yego igitengo cyarangira kuva bigahagarara yego mbana nabyo urumva nibwo nari nkibyara byamfashe maze iminsi 4 mbyaye ari umunsi wa 4 ibyo bintu bimfata ndavuga nti wenda kugira imbeho kw'ababyeyi yego nuko nkiri mu bubyeyi njya kwa muganga wenda nifatisha malariya ngo ndebe ko ari malariya naba ndwaye nsanga nta malariya ndwayemo banyandikira imiti ituma nyine ntava ndataha ariko mu by'ukuri byabaga ari 8 bikamfata 8 z'ijoro ibaza uraryamye uriyoroshe kuvureri warangiza ukumva iyo mbeho iraje ikakwinjirana mu buriri uburwayi mbana nabwo uburwayi bwanga gukira yego bwanga gukira mbana nabwo ariko bigeraho ngaho Imana iranyorohereza bya bintu byamfataga nkatengurwa bivaho ariko nusigarana indwara yo kuva yego indwara yo kuva iyo ikagumaho noneho cyangwa nayo yafatwa amasiba igumaho mu burwayi mbana nabwo ndifuza ndazenguruka ibitaro byose ndifuza bakansuzuma bakambwira ati nta burwayi namba turimo kubona mu mubiri wawe ntabwo tubona impamvu ubu burwayi burimo kandi bo babaye nje nari mbabaye kuko urumva guhora uva buri munsi cyari ikibazo gikomeye none ku muntu wubatse gusa ndashimira n'umutware wanjye kuri ibyo bibazo byose twarabanye yarabyihanganiye Imana imumugisha twarabanye arabyangana ntigeze anyinuba ntigeze avuga ngo ese ngo ni ibiki ese bimeze bite nawe yabonaga nyine ko ari ikibazo cyongeye kwinjira mu rugo rwacu hanyuma rero yego ndyamye nsinziriye mbona umugabo ahagarara imbere yanjye yari yambaye imyenda y'umweru arambwira ngo haguruka iki ni cyo gihe cyo kugira ngo ukorere Imana mbibona gutyo mu nzozi ndyamye ndibaza ibi bintu bije bitese uyu mugabo uri kumbwira ngo nimpaguruke nuwahe bimeze bite bitewe n'iki
ntabwo nigeze mbiha umwanya zigize ngo ni inzozi nyine zije nk'uko abantu bose barota. Yego. Nta n'umuntu nigeze mbibaza, nta n'umuntu nigeze mbibwira, byangumyemo muri njyewe. Ariko buriya iyo uzakorera Imana, yego, Imana irakomeza ikabana nawe. Ndetse n'abantu benshi bakaza kunsura, haguruka ujye gusenga, nkabwira nti no, gusenga nzajya n'ubundi ndasenga, kumbwira ngo nimpaguruke ndahaguruka se njyahe. Yego. Yego. Hanyuma njyewe ubwanjye naje kumva umutima wanjye umpatane no guhaguruka nkasenga cyane. Umutima umaze kumpata guhaguruka gusenga, ariko cya gihana ndacyagifite cyo kuva. Yego. Ntabwo kize kivaho. Ntabwo kirava. Noneho nza kugira namwita umwana w'inshuti yanjye. Ni umwana kuri njyewe, niyo mpamvu mvuze ngo ni umwana w'inshuti yanjye. Araza arambwira ngo wahagurutse tukajya gusenga, ngwino umbere umushyitsi basi umunsi umwe. Yego. Umbere umushyitsi umunsi umwe, nushaka ntuzongere gusubira, ariko ngwino umbere umushyitsi umunsi umwe. Ndabyumva. Hanyuma umwana turahagurukanye, naramwemereye umushyitsi yanjye ngiye kumubera umushyitsi. Ndaza, hari ahantu hari habaye konseri, ndinjira, baratwakira, turasenga, ntangije ndataha. Ariko maze gutaha, ijwi numva rirongera hamwe ngo haguruka. Ijwi rimaze kumbwira ngo haguruka, nibwo nafashe umwanzuro wo kuvuga ngo noneho ngiye gusenga. Noneho ari wowe ubyibwirije? Ni njye wabyibwirije. Muri njyewe numva yuko nyine ngomba guhaguruka noneho ngasenga Imana. Yego. Hanyuma ubwo hari icyo giterane cyari cyabaye ku wa gatanu, ku cyumweru yenda byuka muri njyewe numva ko ngomba kwitegura nkajya gusenga cyane. Ariko njya gusenga, noneho njya gusenga atari kwa padiri, ahubwo njya ahantu barokora, ahantu basengaga. Yego. Abantu bavugaga Imana. Yego. Numva gukomera kwayo. Yego. Ariko urumva ku wa gatanu nari nafashijwe cyane. Ku wa gatanu nari nafashijwe, mbona ko hari imbaraga, mbona hari ubuntu bw'Imana. Numva nanjye ngize inyota, numva mfite ishyaka ryo guhaguruka nyine nanjye nkajya kuvuga Imana. Ndahaguruka ndagenda ku cyumweru, amateraniro araba, ngongera ndataha. Maze gutaha rero ndavuga nti iki ni cyo gihe cyo kugira ngo noneho mpaguruke senge kugira ngo uburwayi bumveho, kuko basengeye abarwayi icyo gihe ngira ubwoba, ndatinya. Watinye guhaguruka? Natinye guhaguruka ngo abantu bansengeye batakubona, cyane ko ari n'umushyitsi. Nari umushyitsi, harimo abantu benshi banzi. Yego. Yego, harimo abaturanyi benshi banzi. Mpaguruke mu barwayi kandi narwaye. Reka yego, ndicara. Ariko ntashye navuga ati nubwo nanze guhaguruka ariko ndarwaye. Uburwayi bwanjye ntibugaragara, ndabugendana ariko ndabufite, kandi buranzengereje, kandi bubujije amahoro urugo rwanjye. Hanyuma rero nibwo nabwiye uwo mwana avuga ati noneho urabizi, mumaze iminsi mu giterane cy'iminsi 3 mukora amasengesho yo kwiyiriza. Bakoraga icyo gihe amasengesho yo kwiyiriza, ariko ku manywa birirwaga mu rugo bakirirwa mu masengesho, ariko ku mugoroba bakaza ku rusengero bagaterana. Hanyuma nanjye ndavuga ngo nereho njyewe nanjye ngiye kuyakora ndi mu rugo, amasengesho y'iminsi 3. Nafashe ya masengesho ndayikoresha. Ibazo n'ubwa mbere ninjiye ibintu byo gusenga. N'ubwa mbere ngiye gufata amasengesho uhita wipangira y'itatu. Genda narayipangiye kubera ikibazo nari kandi uri wenyine. Ndi njyenyine, nta n'umuntu nigeze mbibwira, nta n'umuntu wabimfashijemo ngo wenda ngo ngabimenye. Genda narayakoze amasengesho y'iminsi 3. Ndayakora, ndasenga. Umunsi wa mbere mbona ndawushoboye, umunsi wa kabiri mbona ndawushoboye, umunsi wa gatatu mbona ndawushoboye. Ndaje mbwira Imana rero, kuko nshoboye rero gusenga amasengesho, wanankiza. Ubu burwayi wabunyiza. Narazengurutse ahantu hose, nta muganga wigeze ubunyiza, ariko wowe wankiza. Urumva nirirwaga mu rugo nsenga nyibwira, nta kindi nasabaga ko yankiza. Ubwo usoje ayo y'iminsi 3 ntabwo wari wagakira nabwo? Ntabwo nari nagakira.
kuko muri uko gusenga nabwiye Imana navuga ngo nisubira mu rusengero uzankirize mu rusengero kenera ngenga uzankirize mu rusengero. Narazamutse icyo gihe bari bakoze amasengesho ku rusengero ariko wa gatanu Imana inkiriza mu rusengero. Amen. Yego nagiye kumva uko byatangiye bimfata. Nagiye kumva mpagaze turi gusenga numva umuyaga uraje, numva umuyaga uramfashe, numva umubiri wose uhinze umushyitsi. Umubiri wanjye uhinze umushyitsi ndavuga ati ibi ni ibiki bimfashe. Yego. Umutima ukambwira gera ubwire wari uyoboye amasengesho agusengera. Undi mutima ukambwira ngo hagarara, hagarara hamwe. Yego. Hagarara hamwe. Yego. Nanga kugenda nkabwira ngo se n'ibiki bimfasha urumva sinari mbizi sinari nzi no kwizankiza. Yego. Ariko uko nari mpagaze wa mushyitsi waramfashe ngiye kumva numva umuyaga uragiye ugwa mu nda. Yego. Umushyitsi warangiriye mu nda, numva mu nda yanjye umushyitsi uguyemo, numva cya gitengo kirarangiye ariko n'Imana yari irimo irankiza. Amen. Uko natashye rero ngeze mu rugo nararyamye nkangutse ndebye nsanga byarangiye. Nokuri. Kuva birahagarara. Amen. Kuva uwo munsi kugeza uyu munsi. Ndashima Imana yuko yankijije kuva. Amen. Buriya icyo nshatse kuvuga nuko wizeye ukavuga ngo nanjye nsenze nkakora amasengesho Imana yansanga ikankiza nta wundi muntu nagufashije gusenga cyane rwose. Hari igihe tujya twica twa ngo runaka yamfashaga nkasenga akansengera nkakira, ariko nawe wishyizemo yuko Imana yagusanga ukabyizera ukumva ko yagusanga ikazi kagukiza. Nukurira amanuka ikazi kagukiza ariko ihereye ku mbaraga wagize gute? Imbaraga wayihaye. Ko mwumvise washyizemo imbaraga nyinshi. Nashyizemo imbaraga. Impamvu nashyizemo imbaraga nari mbabaye kandi igihe kirekire. Ariko maze gukizwa urumva narakize maze gukira nibwo rero nasabye kubatizwa. Yego. Niwe wabyisabiye. Natangiye kumva muri njyewe nkeneye kwegera Yesu cyane. Ndegera navuga nti mwambatize. Nkeneye nanjye kubatizwa. Nkeneye kwakira Yesu nk'umwami wanjye. Barankundira, bakwiyigisho, barankurikirana. Ngera igihe cyo kubatizwa, ndabatizwa, ubu noneho ndi umukristo, umwana w'Imana. Amen. Yego. Ndi umwana w'Imana. Ariko iyo dusubiye inyuma maze gukizwa, maze kwakira Yesu n'umwami n'umukiza wanjye, nashubizije amaso inyuma mbona narasabye nabi muri cya gihe nasabaga umwana wanjye wa mbere. Yego. Gute rero? Impamvu mvuga ngo nasabye nabi, njye nasabye umwana ndagira ngo uko ameze nta kintu na kimwe ukuyeho. Yego. Uzamwumve. Nyamara uwo mwana naje gukurikirana amakuru ye sanga umwana w'iyo ndwara yari ayifite. Yego. Nubwo wabonaga ari mwiza ariko imbere ntabwo wabonaga ikimurimo. Ntabwo nabonaga icyari kimwe. Kandi wowe usabye uravuga ngo aze uko ameze. Yego. Nyuma naje gusubiza amaso mbwira Imana ngo Mana nagusabye nabi. Biriya byose nanjye ubwanjye hari ibyo nikururiyemo, hari ibyo ntarinzi. Bivuze ngo hari igihe tujya dusenga tugasaba nabi noneho tugahabwa ibyo tutagakwiriye kujya gute guhabwa. Yego. Hari ibyo dusaba tukabisaba nabi. Niyo mpamvu dukwiriye kujya dusaba tugasaba neza. Dusabe neza, dusabe ibyo ibidufitiye umumaro cyane. Kuko ngiyewe aka kanya ka nonaha nshobora kuvuga ngo umpa telefone, Imana ime telefone. Yego. Ma telefone nk'iya pasiteri. Yego. Ariko ntabwo nzi aho pasiteri iyi telefone yayikuye. Yego. Niyo mpamvu dusaba n'ibibazo ifite ntabwo bizi. N'ibibazo imuteje cyangwa se irimo kumwerekeza. Ntabwo umuntu aba ahazi. Niyo mpamvu tuba dukwiye gusaba, mu gusaba tugashyiramo ubwenge. Ubwo bwenge rero njyewe waje kubimenya gute? Naje kubimenya
nkijijwe naje kumenya nkijijwe ntarakizwa ntabwo nari kasaba yego ibyo byose ntabwo nari mbizi ariko aho menyeye Imana naje kugenda mbihuza mbona uko umuntu akwiriye kugira gute gusaba nyuma rero nyine urumva narabatijwe maze kubatizwa ubonye inshuti nshyashya iyo umuntu yabatijwe ubona inshuti ubona abakwitaho abagusura abagusengera yego abagukurikirana mu rugendo kuko muri uru rugendo dukwiye gukururana niko nabivuga gukururana gutizanya imbaraga yego birashoboka ko nshobora gusubira inyuma nubwo mvuga ngo naje imbere ariko nshobora no gusubira inyuma bitewe n'aka nshobora kugeramo bitewe n'ukurwanya ariko iyo wamenye Imana ukagira inshuti zizi Imana niyo ugiye gusubira inyuma arabwira ati nimumfashe gusubira inyuma ndumva ncitse intege ndumva imbaraga zanjye zirangiye nabo bakasunika imbaraga z'amasengesho bagusunikira imbaraga z'amasengesho nawe ukagaruka mu murongo yego rero uyu munsi wa none namenye Imana kwikiza buriya muri kiriya gihe nari ndwaje uriya mwana iyo nza kuba naramenye Imana byuzuye ntabwo mba nararwaje umwana wanjye iriya myaka yose kuko namurwaje imyaka 5 birumvikana namurwaje imyaka 5 ndi mu icuraburindi nta n'uwo nahamagara ngo nsengera nta n'uwo nabwira ngo mfashe uyu mutwaro ariko uyu munsi wa none ndwaje umwana nabasha gusenga Imana nabasha guhamagara Imana nabasha kubwira abakozi b'Imana ngo mumfashe gusenga kuko ndi kubona mfite intambara bakamfasha ibintu bikanarangira vuba nyuma yaho rero muri ubwo burwayi muri izo ntambara zose zabayeho reka noneho mvuge gukora kw'Imana gukomera kw'Imana Imana abanye nanjye ntarakizwa Imana ibana nanjye mu rugendo rwo gukizwa Imana iri kumwe nanjye ubu nakijijwe ibyo byose byabayeho ntarakora n'ubukwe twarishingiye tubana gipagani icyo twari twarakoze ni umurenge gusa ariko imbere y'Imana tutarasezerana maze kumenya Imana maze kubona ukuboko kw'Imana ndavuga nti ngomba kuva muri ubu buyobe ngomba nanjye guhagarara imbere y'Imana nkasezerana icyo ngiye kuvuga rero batangira bisengera nabyo kuri iki kintu cy'ubukwe byabaye urugendo rukomeye ariko ku muntu uzi Imana naratangiye ndabipanga ndabitegura ariko mbitegura nta n'amafaranga dufite pe nta mafaranga twari dufite umva bikunze ariko nta mafaranga ndetse nkabwira umushumba wanjye dufite nkeneye ubukwe ariko nta mafaranga ariko akambwira ati hari Imana igikorera umuntu ubukwe avuga ntirahari avuga ntiyindi yagishije yabukora hari icyo yakora fata igihe cyo gusenga senga Imana buriya waba uri mu nzu iwawe wasenga Imana waba uri mu kazi aho uri wasenga Imana ikagira imigozi ica imigozi rero yaje gucika kubw'amasengesho ngiye nasenze kubw'inshuti nabwiraga ngo mumfashe gusenga numva nkeneye nanjye kuba umukristo wuzuye igihe tuba abakristo b'ibice ntitube twuzuye buriya pe iyo wasezeranye abakobwa inshuro nyinshi dukina kuba twakwambara amakanzu y'ubukwe tugasezerana n'abagabo bacu tugahagarara twumva ni ishema mu muryango ariko iyo utasezeranye uravuga ati nagiye mu murenge ariko sinakoze ubukwe kumva ko ubukwe ari uko wambaye ikanzu abaririmbyi bakakuririmbira pasitori akabiha umugisha nyine urugo rwakaruha umugisha nuko nafashe igihe cyo gusenga nasenga Imana ivuga ngo nzabukora ngasenga Imana ikambwira ngo nzabukora
igihe kiragera ndetse nta amafaranga twari dufite amafaranga 100,000 ndabyibuka icyo gihe 100,000 byonyine mu rugo. Dukeneye kwambara njye n'umugabo, dukeneye kwambika abana, dukeneye no kuzakira abashyitsi ku 100,000. Ariko mbwira Imana ngo ufite amafaranga mu mabanki atandukanye wabikora. Ku mafaranga 100,000 ngo ndizeye ko bino 100,000 bizagakorera ubukwe. Twasenze Imana avuga ngo ibyo kurya n'ibyo kunywa njye ndabitanze. Amen. Ndizera navuga ngo uzabikora. Tujya kwandikisha ko nyine cyo kubwira abapasitoro ko dufite ubukwe baduha n'itariki ku 100,000 byacu. Ariko ngasenga nk'abantu uzandinde gukorwa n'isoni, uzandinde kandi uzatugaburira nuko wabivuze, uzarinde icyo wavuze. Burya ikintu wavuganye n'Imana, ikintu Imana mwaganira ikabikubwira cyangwa ikanyura mu mukozi wayo ikavuga ngo ndi Imana ndavuze, icyo kintu uzacyubaha kandi uzagitindeho. Ntabwo ushobora gupfa pe ibyo bintu utabibonye. Ndakumara impungenge kuko njyewe ni njyewe ubwanjye byabayeho. Twandikisha itariki y'ubukwe barabyemera. Bamaze kubyemera turagiye natwe tugiye kwitegura rero. Bya 100,000 icyo nakoze naragiye bikodesha by'imyenda y'ubukwe. Imyenda y'ubukwe bihura na bya 100,000. Ndangije natana bangise ko wambwiye ubukwe nkaba nkodesheje imyenda bya 100,000 bikaba birangiye kaba nta kindi kintu dusigaranye. Ubukwe koko buzaba cyangwa kugenda bizagenda biti. Ariko Imana ikavuga ati nzabukora. Najya gusenga Imana ikavuga ngo nzabukora njye ndahari. Senga Imana biba ngombwa no abantu nagerageje gutumira umbaganirize umunsi wa mbere. Natoranyije abantu bavuga ngo ngiye kubaganiriza ko mfite ubukwe. Maze kubahamagara baraza baha igitekerezo cyanjye kubera y'Imana baracyumva. Uwo munsi bahavuye amafaranga bampaye cash 80,000. 80 cash abari baje bampaye 80,000. Ndaje navuga ngo Mana uzabikora noneho ndabibonye. 80 cash ayari ari mu mpapuro byari 150. Abiyandikishije batari bayatanze. Mu bantu bangaye bari abantu 20 bonyine. Ndagira ngo Mana uzabikora noneho ntangiye kubona ukuboko kwawe. Numva nongeye imbaraga ziragarutse, numva nongeye nishyizemo ibyiringiro, numva nongeye nishyizemo ibyishimo ko Imana izabikora. Bamaze kuma bya 80,000 mpamagara umutware wa Nyiramugati ubukwe burahari, ubukwe tugiye kuwukora. Akavuga ati ariko iyo Mana usenga koko urabona izadufasha bikarangira ntizadufasha. Imana izabikora. Abantu bakomeje kuntwerera nahise njya kwandikisha ama invitation noneho turatumira pe. Nitegura irarimbanye ku mpande zombi cyane. Birangiye nihaye igitekerezo nabaho ngo ngiye kujya gutumira Imana. Nubwo yambwiye ko izabikora ariko ngiye kuyitumira kugira ngo nazaze mu bukwe bwanjye izabirimo nzayibone. Nafashe invitation abantu bazi umusozi wa Nyirafunge. Umusozi nawugiyeho n'ahantu bajya gusengera. Naragengeho ubwanjye umusozi ndawuzamuka njyana invitation. Ndagenda mbwira Imana ngo Mana iyi invitation nazanye kuri uyu musozi ni yawe, nje kugutumira. Hano abantu baraza bakasengera bakahakirira, abantu baraza bakasengera bakabona ibyo kurya, ariko nje kugutumira. Nkeneye intwererano yawe nawe. Ya invitation narayifashe nishyira munsi y'ibuye kwa kwizera. Nishyira munsi y'ibuye ndavuga ngo invitation
uzu uyisome ni iyawe ndayihashyira uzu uyifatire nawe uyifate dore ngiyeho nyigushyiriye nditahira ariko ya invitation naraje niyo invitation nasohoye bwa mbere njyana kuri uwo musozi nishyirayo nibwo nagarutse ntangane no invitation mu bantu buri muntu wese naha invitation buri wese yarantwerereye wana ko nyuma ya invitation umuntu yongera gutanga udupapuro twibutsa itariki twibutsa ubukwe igihe buzabera natwo nabona narahaye invitation twarahura akavuga ngo kutadutumiye hakira ubutumire kutadutumiye dore ubutumire n'umuntu nahaye ako gapapuro kubera y'Imana wese yarantwerereye amafaranga nagerageje kubara yavuye mu ntwererano abantu bampaye 300 nukuri amena 300 cash nabifata mu ntoki havuzemo abagiye bamwerera amafanta ku ruhande havuze abagiye bazana ibiseke abo bose n'abavuze uko no kuboko kw'Imana nabonye icyashimishije rero Imana yarabutashye uko twagiye kugera ku rusengero dusanga abantu bakubise buzuye navuga se ubukwe n'ubwanjye subwanjye birabutangaza n'ibiki abantu bahuruye bana ari benshi ko Imana ahoraga imbwira ngo nzagukorera nzagushimisha yego Imana yaranshimishije abantu baraza ubukwe barabutaha ibyo kurya turabibona mu rugo yego ibyo kunywa turabibona mu rugo n'ukuri Imana yarabukoze yego kubera kwizera amena iyo ufite kwizera ibintu byose birakoreka yego iyo ufite kwizera uburwayi buragenda iyo ufite kwizera inzara irashira mu rugo iwawe amena kuko udafite kwizera yego ubona ibintu byose bikugarije kibaza ngo sinzira izava hehe yego inzira ko mbona hafunganye hazafunguka gute ariko mu nzira zose ntabwo ubuza hano Imana iri bunyure yego natwe twatangiye tubona nta hantu pe ari byo turimo kwishyiramo ari byo turimo kwikina ko bitakunda ariko mu by'ukuri abantu ukuntu bagiye batwerera n'abantu bagiye bantwira ntarabatumiye kubera Imana iyo nabwiraga Imana avuga ngo Mana uyu munsi umpe 30 kuri telefone by'intwererano najya kumva umuntu nahamamagaye reba kuri telefone amafaranga ashyizeho undaza akamamagara reba ya mafaranga 30 yagera byarahagararaga iyo mafaranga yageraga akaba ari amafaranga ubwo munsi nasabye ariko ari ngene sabaga make yarata ko numvaga yuko nyine wena nta nari bugiye ariko kubera ko numvaga yuko Imana hari cyo yavuganye nanjye y'amafaranga yageraga kugira ngo ikundi nyemeze icyo nagusaba rero nkurikiye wowe uri muranyumva gira kwizera muri wowe amena wumve yuko uburwayi ufite wakwizera bugakira yego iyo ntaza kugira ukwizera ntabwo uburwayi buba bwarakize iyo ntaza kugira kwizera ntabwo ubukwe bwanjye bwari kuba gira kwizera ukomere ku Mana ibindi byose Yesu arabifite Yesu arabishoboye amena nta kintu na kimwe cyakagombye kugutera ubwoba kuko Yesu afite imbaraga zikuraho zitegeka ku bibazo byose waba ufite urakoze cyane nukuri uti Yesu afite imbaraga zibasha gukuraho ibibazo byose waba ufite ukomeje abantu kandi nukuri dushimye Imana kubw'ibyo byose yagukoreye kuva kera urwaza umwana cyo ni gitangaza Imana imukiza ndetse dusaba umugisha n'abagufashije twakomeje gihe winjiriye mu gakiza Imana ikabana nawe bwa burwayi yari yakurindiyemo ikagukiriza aho ngaho
nyuma ati ibyo ntibihagije guha ubukwe, ni ukuri ndumva ari byinshi, ni byinshi wayishima. Rero nk'uko ukomeje abantu, mpamya ko hari abadukurikiye nabo bafite ikigeragezo nk'icyawe cyangwa se bababajwe n'umubiri mu bundi buryo, reka udukundire unabasengera Imana kugira ngo Imana ibasange aho bari. Bashobora kuba bari kwa muganga, bashobora kuba bari mu bibazo bitandukanye, ntabwo nzi ikibacogoje benshi, ariko awe hari icyo ryakora kuri uwo muntu wihebye, kuri uwo muntu wumva yuko Imana itagikora, kuri uwo muntu wumva yuko ari kure cyane, kuri uwo muntu wumva ko yatereranywe, kuri uwo muntu wumva yuko ibye byatinze kuba atarabona igisubizo kivuye ku Mana. Karibu rero. Murakoze cyane. Kristo mwiza, wowe ujya ubasha gukiza uburwayi butandukanye. Iyi saha turongeye turakwinginze Mwami, narakubonye, nabonye ineza yawe, nabonye ukuboko kwawe, nabonye aho ukiza umuhungu wanjye, narakubonye nanjye unkiza ubwanjye. Nyemerera ugendagende aho abarwayi bose bari. Hari abadukurikiranye barwaye, wabageraho ukabakandakanda, wabageraho ukabatera urushinge Mwami. Aho abaganga bo bananiwe, wowe ujya ubasha kuhakora. Nyemerera nyaguhora ku ngoma abananijwe n'umubiri, ubasange, ubafashe, babashe gukira, nabo bazajya basohora amashimwe nkayo nanjye Mwami ntambukije. Kuko Uwiteka Nyiringabo ujya ukora ibikomeye tugatangara, ujya ukora ibikomeye abantu bihebye Mwami bagasubiramo imbaraga. Twongeye kukwinginga kugira ngo buri wese udukurikiye cyangwa se uzadukurikira Mwami amenye gukora kwawe, abone gukomera kwawe. Kristo duhabwa imbaraga nawe. Twemerere nyaguhora ku ngoma, wumve gusenga kwacu, wumve Data abadukurikiye bafite uburwayi. Nyemerera aho uzabona kino kiganiro Mwami arwaye, uzamusange nawe umukize, kugira ngo nawe azabone ibihamya byo kuguhamya. Hari abari kwa muganga, wabasanga. Hari abari mu ngo babuze ndetse n'ubushobozi, wabasanga. Hari abashonje bagukeneye, abo wabasanga. Nyemerera ubasange, ubakize, ukuboko kwawe kugaragare, imbaraga zawe zibagendeho Mwami. Wagera no mu ngo zacu, mu ngo zacu hari ibibazo bitandukanye Mwami. Nyemerera usange abamama mu ngo bananijwe n'ingo, ubasanganire, ubegere nyaguhora ku ngoma, ubahumurize, kuko ari wowe Data ujya ubasha kubaka ingo zigakomera. Twemerera udukure ku musenyi, dushyire ku rutare rwawe, kuko Data imihengeri ndetse n'imiraba idutera mu ngo ni myinshi, ariko nta wundi wayikuraho usibye wowe. Mu kazi aho dukora Mwami wahagera, wahagendagenda. Mu kazi turananizwa, mu kazi habamo intambara nyinshi, mu kazi habamo kutakumenya, ariko aho hose wahagendagenda tukakumenya by'ukuri. Twemerere Kristo aho hose uhabera icyarimwe. Hari abana ku mashuri, Uwiteka we, hari abana ku mashuri wabasanga. Twemerere Kristo nukuri abana ku mashuri ubahasange Mwami, ujye uhabarindira. Satani ajya atwara abana bari ku mashuri akabateza impanuka. Uwiteka ndakwinginze kugira ngo ujye ubarinda, ubarindishe ukuboko kwawe, kuko ukuboko kwawe ariko gufite imbaraga. Ibyo byose tubisabye twizeye izina ryawe ryera. Amen. Wakoze rero kudukurikirana mwene Data, wakoze kubwo kumva ubuhamya no kubuha agaciro. Imana yo mu gihugu cyo mu ijuru iguha umugisha, kandi nawe mutumirwa wacu turagushimye. Wakoze kwitanga ndetse no kudufashisha ubuhamya bwawe. Yesu akomeze kukugira neza, akomeze kugushyigikira muri byose. Inshuti zacu rero nakagaruka. Imana yo mu gihugu cyo mu ijuru ibaho umugisha, kandi mukomeze kudukurikirana, mukomeze kutwereka ko muri kumwe natwe, mudushyigikira muri komenti, mutubwira uko Imana igenda ibafasha umunsi ku munsi, ndetse mugerageza no gusharinga ibiganiro tugerageza gukora, mwibuka no gukanda subscribe kugira ngo igihe cyose dushyizeho ikiganiro mubashe kukibona mu hambere. Yesu abagirire neza kandi agwiza agakiza muri mwebwe. Shalom shalom.